Hari kuwa 7 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2025 ubwo twarimo dukurikira ku mbuga nkoranyambaga misa itangiza umuhango wo gutora Papa Leo wa 14 i Roma, maze twumva inkuru y'incamugongo ko umukecuru Mukarugaba Maria Madalena uzwiho gukora ingendo ntagatifu nyinshi no gutaramira umwami n'umwamikazi w'isi n'ijuru yitabye Imana aguye mu ruzi rwa Mbirurume mu rugendo rutagatifu n'ubundi agana Kibeho. Byaragahinda kenshi kuba atuvuyemo, ariko byari n'ibyishimo kuko tubonye umuvugizi mu ijuru, cyane ko n'ubuhamya bwatanzwe n'abari kumwe muri iyo sanganya bugaragaza ko ari Imana yashatse kumwihamagarira ngo aze kuyitaramira imbona nkubone, ikamunyuza muri Yorodani yo mu Rwanda ngo ayigereho mu nzira zitaziguye. Reka tubareke mukurikire umuhango wo gushyingura umubiri we, muze no kwiyumvira ubwo buhamya buzira inkuru mbarirano.
지시게 노래 왜 들리냐 예하기
w'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu uhorane namwe. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Mbere y'uko padiri adukomereza igitambo cy'Ukaristiya cyo gusezera no guherekeza umubyeyi wacu Marie Madeleine Mukarugaba, benshi baje gutabara n'abari bamuzi neza kugira ngo mu ntangiriro z'igitambo cy'Ukaristiya asabe uwateguwe kugira ngo abanze tugezeho ubuzima bw'uwo duherekeje tuze kumusabira tumuzi. Uyu Mukarugaba Madalina yari umukristo gatolika, akaba yarabatijwe muri paruwase ya Mushubati. Yavutse mu 1953 ku itariki ya mbere y'ukwa mbere. Akaba ababyeyi be ise Musambura, nyina akaba yitwa Agaserura Adera, akaba asize abana 5, abahungu 4 n'umukobwa umwe. Akaba yarafite abuzukuru 25. Uyu Mukarugaba Madalina rero aho yiyeguriye Imana yari amaze imyaka 25 ari umuntu ukunda gutaramira Imana cyane. Akaba yarashakanye n'uwo bita Ntahonuye. Murakoze. Muhaguruke dukomere igitambo cy'Ukaristiya. Abavandimwe rero nk'uko bamaze kutubwira ubuzima bw'uwo duherekeje Mukarugaba Marie Madeleine, uyu muhango wo kumuherekeza turawukora mu kwemera kwacu, akaba ari akanya tubonye ko kubaha ubuzima bwe Imana yamuhaye tukabusangira nawe, akaba ari akanya tubonye ko kumutura iyo Mana yamwigombye, kandi akaba n'akanya tubonye ko gukomeza umuryango we muri kwa kwemera kwa Kiliziya. Reka rero bavandimwe tubanze twicuza ibyaha byacu kugira ngo umuhango mutagatifu tuwukore dufite umutima utunganye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya, kuko naracumuye rwose. Twese Imana inginga Mariya Mutagatifu iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe ngo musabe kwinyagasana Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire tuzi ibyaha byacu, maze izateze mu bugingo bw'iteka. Thank you.
dusabe. Nyagasani Mana yacu turakwinginze, gira impuhwe wumva amasengesho yacu, maze ubwo twemera ko umwana wawe yazutse mu bapfuye, uduhe no gukomeza kwizera ko umuyoboke wawe mukarugaba muri Maderene azazukira ubugingo bw'iteka, kubwa Yesu Kristo umwana we n'umwami wacu, Imana mu bana mugategana umugabo mutagatifu, uko ibera bisimburana iteka. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo yamwandikiye Abanyakorinto. Oya kandi Kristo yazutse koko mu bapfuye, amuzuka mbere mu bapfuye bose. Nk'uko kandi urupfu rwakuruwe n'umuntu umwe, ni nako n'izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe. Kimwe n'uko bose boromwe bitewe na Adamu, ni nako bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri Kristo, nyamara buri wese mu rwego rwe. Uw'ibanze ni Kristo, nyuma hateho abamuyobotse igihe azazira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu n'abane nahamwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu arababwira ati ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi, iyo bitaba ibyo mba narabibabwiye. Ubu ngiye kubategurira umwanya. Nimara kugenda nkabategurira umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Aho ngiye murahazi, n'inzira yaho murayizi. Tomasi aramusubiza ati Nyagasani, tube tutazi aho ugiye, ukabona twamenye inzira dute? Yesu aramusubiza ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawugera kuri Data atanyuzeho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, igikorwa nk'iki cyo guherekeza uwarangije ubuzima bwe ku isi, iyo gikozwe n'abakristo tugikorana umutima wishimye.
kubera ko kubemera noneho by'umwihariko iyo uwo duherekeje tudashidikanya ku kwemera kwe, umunsi nk'uyu nguyu ni umunsi w'ibyishimo kuko ari umunsi nanjye ngo agiye gusanga uwo yemeye kandi yakoreye. Nibyo ivanjiri yagarutseho, ni nabyo isomo twasomewe mu ibaruwa y'Abanyakorinti ryongera gushimangira. Ibi tuvuga Madalena nguyu mu buzima bwe abamumenye bidushidikanya ko yabyemeraga. Iyo bitaba ibyo igihe yagiye akoresha mu kuza ku kiliziya kenshi, gukora ingendo ntagatifu kenshi, bakaba arangiza n'ubuzima bwe kuri iyi si n'ubundi muri urwo rugendo agana mu rugendo rutagatifu. Icyo gihe bwo uwo uherekeje ushidikanya ku kwemera kwe, byagora kuvuga ko uyu munsi ari umunsi w'ibyishimo, ariko ntidushidikanya ko Madalena duherekeje yaranzwe n'ukwemera. Ibi ngibi tubwirwa n'amasomo matagatifu, akaba ari byo yaharaniye, none igihe kikaba kigeze akaba asanze Yezu Kristo yemeye. Mu mwanya ntangiye igitambo cy'Ukarisitiya nababwiye ko uyu muhango mutagatifu wo guherekeza uwasoje ubuzima bw'isi muri kiliziya tuwukora, kuwukora ni ibintu bitatu by'ingenzi burya tuba dushimangira. Icya mbere tuba dushimangira ni ukubaha ubuzima bwa muntu. Ubuzima bwa muntu bukomoka ku Mana, kandi ubwo buzima iherezo ryabwo n'ubundi akaba ari Imana. Noneho ubwo buzima bukaba butarangizwa n'urupfu, ahubwo urupfu ni intangiriro y'ubugingo bw'iteka. Bwa ubuzima Imana yahaye umuntu ni ubuzima buzira iherezo, ni ubuzima bwaremewe kugira ngo buhore muri Nyagasani. Uyu munsi rero twaba tuje guha icyubahiro ubuzima Imana yahaye Madalena, tukagira n'umugisha ko twamubonye kenshi asingiza iyo Mana, ashimira iyo Mana, asenga iyo Mana kandi n'umutima we wose. None uyu munsi kikaba kigeze kugira ngo ubwo buzima n'ubundi bugende buruhukire muri Nyagasani. Biri n'amahire turahimbaza ubuzima bwa Mariya Madalena turi mu gihe cya Pasika. Pasika iduhishurira ko Yezu Kristo yatsinze icyaha n'urupfu. Uru rupfu rwagombye gutuma uyu munsi turukurira, rwagombye gutuma uyu munsi turukuganya, rwagombye gutuma uyu munsi tuba tuti birarangiye, uwacu turamubuze, kumushyingura bikaba nko kumujugunya. Uyu munsi muri Pasika ya Kristo turavuga ngo urupfu rwaratsinzwe, kuko Kristo yarutsinze akadushingurira amarembo y'ijuru, akadukingurira ubugingo bw'iteka. Akabigera bituma uyu munsi uba umunsi w'ibyishimo, uba umunsi wo kumuherekeza no kwishimira ubuzima bwe. Icya kabiri, ku munsi nk'uyu nguyu uretse kuba ari umunsi wo kwishimira ubwo buzima Imana yaduhaye twasangiye n'umuvandimwe Madalena, icya kabiri nanone kuri uyu munsi ni umunsi wo kumusabira. Mu kwemera kwa Kiliziya twemera ko iyo umuntu asoje ubuzima bwe kuri iyi si, iyo apfanye ubutungane ajya mu ijuru. Ni ryo duharanira, ni urugendo rw'ubukristu, nta handi bagomba kutuganisha mu bugingo bw'ijuru. Muri Kiliziya Gatolika twemera ko iyo umuntu apfanye inenge ariko zitamujyana mu muriro w'iteka, aca muri purugatori. Isengesho rero dutura, igitambo cy'Ukarisitiya n'andi masengesho duturira uwapfuye, igihe yaba ari muri purugatori rimugirira akamaro, riramwunganira, riramufasha. Uyu munsi rero twabambutse kuri igitambo cy'Ukarisitiya n'andi masengesho yandi abamenye Madalena bamuturiye, tuvuga ngo ni akanya ko kumusabira kugira ngo niba hari n'inenge yasazanye yapfanye, naramuka ajya mu purugatori, isengesho ryacu rimugirire akamaro. Icyo nacyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero ni ukwikomeza twebwe abasigaye nk'abantu tukiri mu rugendo rw'iyi si.
mu byiciro binyuranye. Hari abamukomokaho bafite isano y'amaraso, ariko tukaba benshi twazanye nabo isano y'ubukristu, isano ishingiye ku kwemera. Hari icyuho dusizemo, murabizi nta muntu usimbura undi. Buri wese mu bari hano, uretse abamukomokaho cyangwa bavukana, buri wese afite uburyo yamumenye. Icyo cyuho dusizemo nk'abanyantege nkeya, hari igihe gituma tuvuga iyo kanaka aba aha ngaha bigenze gute. Uyu munsi nanone n'isengesho akaba ari akanya tuba tubonye ko gukomezanya, ko kwihanganishanya, kuvuga ngo nubwo uwo twabanye imyaka myinshi tugasangira byinshi by'ubuzima agiye, ubuzima burakomeje. Tugakomeza tuvuga ngo icyiza yadusigiye cyane cyane gishingiye ku kwemera tugikomereho, maze bityo bizatuma natwe dusoza urugendo tuzamusanga aho tumwifuriza mu ijuru kwa Jambo. Bavandimwe rero, nkajya ngo tumutiye muri rwo kwemera, ubwo ijambo ry'Imana ryo gushimangira ko ubuzima bw'umuntu, by'umwihariko ubuzima bw'uwemeye, busorezwa muri Nyagasani. Bya byicaro Yezu Kristo yagiye kudutegurira, ubu ngubu Madalena we ntidushidikanya ko nacyo tumwifuriza ko icyicaro cye aticayemo kuva yasuzumwa bw'iyi si. Tumusabire akomere abane, aruhukire mu mahoro, hanyuma natwe twisabire kugira ngo ubwo turi muri iyi si, icyiza twaba twaramwigiye cyane cyane mu bijyanye no kwemera tugikomereho, maze umunsi umwe natwe tuzabane nawe muri bya byicaro Yezu atubwira ko ari byinshi. Duharanire urugendo rwo kwemera, duharanire urugendo rwo kwizera, duharanire urugendo rwo kurangamira Kristu, maze natwe turangize urugendo rw'iyi si, aho kuzaba umunsi w'amaganya, umunsi wo kubabara, aho uzaba umunsi w'ibyishimo, ubwo tuvuga ngo turaruhutse, ubwo dusanze data twakoreye kandi twemeye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Tugiye kumva amasengesho yo gusaba. Umva Nyagasani, muri aka kanya duherekeje Madalena, dusabire Kiliziya, umuryango twitorezamo gukunda Imana no kwiyemera, kugira ngo ubwo ariyo yareze Madalena mu kwemera, ikomeze irere n'abasize mu kwemera, maze umunsi umwe tuzabane na Yezu Kristu mu bwami bw'iteka. Utwumve Nyagasani. Kugira ngo uyu Madalena wapfuye, ubwo yari yarakiriye muri batisimu imbuto y'ubugingo bw'iteka, Nyagasani amuhe kubana iteka n'abatagatifu. Utwumve Nyagasani. Kugira ngo ubwo Mariya Madalena yatunzwe n'umubiri wa Kristu, ari wo mugati utanga ubugingo, azazuke ku munsi w'imperuka.
twinginge nyagasani kugira ngo abantu bose bapfanye ubwizere bwo kuzazuka abakire mu rumuri rumuturukaho. Twumve nyagasani. Nyagasani kugira ngo agirire ibambe abavandimwe bacu bababaye, abagoboke kandi abahumurize. Twumve nyagasani. Nyagasani kugira ngo abateraniye hano twese kubera ukwemera n'ubuyoboke Nyagasani azaduhurize mu ikuzo ry'ingoma y'ijuru. Twumve nyagasani. Nyagasani Yesu turakwinginze, amasengesho bagutakambira nagirira akamaro abayoboke bawe bapfuye, by'umwihariko uyu Mariya Madeleine duherekeje, maze ubakize ibyaha byose kandi ubashyire mu bo wacunguye, wowe ubaho ugateka iteka ryose. Thank you.
rirakwiriye kandi riratunganye ni ngombwa kandi kugakiza ko tugushima iteka n'ahantu hose heza ndawe n'umutagatifu ariko no tubura witeka twavutse ku bubasha bwawe nyagasani kandi tugengwa n'ubushake bwawe ni nawe wategetse ko dutura kuri ubu butaka twavuzwemo tukabusubizwamo n'icyaha ariko twebwe abacunguwe n'urupfu rw'umwana wawe udushishikariza kuzagera mu bigo by'isugane icyo rero tuzanye n'umbaga z'abamarayika n'abatagatifu ngo duhanike ibyaha n'inzira z'izina ryawe cyo kuguzaho n'abatuki kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yaragezweho n'ubwo ku bushake bwe yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko abeza abigishwa be avuga ati mwakire maze muryeho mwese iki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa.
nyagasani w'icyo kiliziya yawe yagiye ku isi hose maze muri ryo rya mbere mu rukundo habe na papa wacu Leo XIV n'umwepiskopi wacu Anakareti n'abatorewe umubaritari bose. Nyagasani wibuke umuyoboke wawe Marie Madeleine Mukarugaba uhamagaye umuvana kuri iyi si aho tumuturiye iki gitambo cyo kumuherekeza no kumusezera maze ubwo yunze ubumwe n'umwana wawe ukomeze nk'urwe umuhe no kumushushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye tubyizere ko kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu umugabo we, intumwa zawe ntagatifu, abazina bacu batagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yesu Kristu umwana wawe. dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikizwa na Kristu, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, kuko ibihe bihora bisimburana iteka. Iteka ryose nimugire iteka amahoro ya Nyagasani mwifurizanya amahoro. Cristo. Amen.
bunyuranye butaraza kuba burebure kuri uyu mubyeyi duherekeje. Tubanze dushimire Imana iyo yari yaraduhaye Madarena, tukayishimira ko yabaye hafi yacu. Benshi bari bamuzi, ndahamya ko nta muntu utamuzi n'utaramubonye taramubonye mbona nkubone yamubonye ahandi hantu. Ngiye kuvuga ngo yaramaze kuba umusitari. Dushimire rero Imana yamuduhaye, ikaba imwisubije kuri ya tariki wa 3 hashize. Imana turayishimira ko yari yaduhaye umubyeyi Madarena. Reka rero twumve ubuhamya. Tugiye guhera ku bantu bari bari kumwe nawe yitaba Imana, bashatse barahaguruka bakabasuhuza, bose bacyari hano. Kristo akuzwe. Nitwa Dushimimana Desire, nkaba ari gobora abakuru b'urugendo Kibeho n'amaguru muri paruwasi ya Busasamana. Ni Madarena twamenanye Kibeho nyuma ko twaje turasangira urugendo. Rero muri iyi minsi twararukoranye, yari ari waje mu rugo tariki ku munsi w'ukwezi Imana ku cyumweru cyashize. Yaje mu rugo iwanje arambwira ati nzaza iwawe usure unyereka abantu tuzaja turakurana urwo rugendo. Uwo munsi rari mu rugo twahise dupanga ko tuzaza mu rugendo Ikibeho umunsi mukuru wabaye uyu munsi. Ubwo rero twaraje, ampamagaye arambwira turansanga kuri kuwaye. Mpageze imodoka twarimo ndihagarara, ndamubwira turansanga i Kayenzi. Nawe arambwira ati umbabarire kuko nubwo wagenda n'indege ndagura ntangiye turi kuje. Nibaza kuri iryo jambo. Arambwira ati ngiye kuguha n'amayinite aho urageraho simbwire, ariko ngubwire ko utarantangaza. Ngira abadamu turahagarara, turamurinda, tuzanira ibyo kurya, turicara turarya, turagenda turara ahitwa i Gasenyi. Aravuga ati nubwo imvura igiye kugwa ntabwo twagera i Mukungu, kugera aho twagerayo, ariko turari hano i Gasenyi. Ndavuga ndi mukecuru reka tuharare nta kibazo cyo kuza imvura iragwa. Mu gitondo rero dufashe urugendo, muzi ko nakundaga kuyitwara. Arambwira ati ishusho abadamu bagende barayimwakira. Abadamu barayimwakira. Tugeze ahitwa kuri Mbirurume, aravuga ati iyo shusho mwiherezo. Twari tugeze Mukungu nako kuri paruwasi. Avuga ati rero tugeze aho indwara zikenewe, iyo shusho mwiherezo uwo mugabo mwebwe muri abagore, uwo mugabo ayijane azahite tugeze ahantu heza. Ubwo ishusho ndayitwara, naruhagwa nyubasiga bati oya iyo shusho yitwara. Turagenda ndayitwara, tugeze ku mazi. Aravuga ati kuramo inkweto. Afata umukovu ukuboko, aravuga ati wowe nkurikira, nawe ukurikireho. Ati wowe ufite iyo shusho uze nyuma nawe uraza kuyambukana. Ubwo nkuramo inkweto ndazifata, nkeka igikapu mu mugongo, abantu barambuka. Uriya mukobwa yari kumwe nawe ageze imbere gato, ngo iki gikapu cyawe ufate n'ishusho yawe. Ndabifata. Ubwo igihe bano tukinjira mu mugezi, tugeze ngo turambukira hagati, tuzi ngo tugeze ku nkombe, basi ni ukumvumbura urakubita baragiye, n'uriya mukobwa baragiye. Natwe tukiri mu mazi abata ngo Madarena aragiye we. Igihe tukirangamira ngo Madarena araguye, nanjye mva nguyemo ndani yashusho nayifashe. Ndibira amaraho nk'iminota 5. Ubwo amazi garongera garankubita, badongeye nzamukanye yashusho. Ndabandi Imana ikora ibitangaza ibaho. Ubwo rero twese twaraguye, buri wese yibona ukukwe. Ubwo mu gahinda kenshi tuvayo turukurira, tuti tubuze umuntu, abantu bakadukwena ngo mbe muba mugiye gucoko zaza bagira neza.
aho twari turangiye hari mu mazi tuza guhura n'ikibazo cy'uko umuvumba wabaye mwinshi tubona ko twamukuramo, ubwo biba ngombwa ko dutabaza, abantu baraza baratwambutsa mu mazi. Uriya mubyeyi yari afite inomero ya telefone zitishyurwa, njyewe iyanjye yaguye mu mazi iragenda n'amafaranga twagomba gukoresha mu nzira, niba uriya mukobwa iragenda n'igikapu n'imyenda, duhamagara iyo nimero niyo yadufashije gutabarwa. Ubwo rero ni ukwihangana, ubwo iki gice tuzakisa ahari mu ijuru, Imana izatugeza natwe tumubone, tuzamusangayo ntakora ibyagenda. umubyeyi wacu Madalina twarabanye, twakoranye ingendo nyinshi ntitwazibarura. Ubwo noneho twarahuye nanjye nitorera ndetse mu Ndipandasi ngaho mvuye muri paruwasi ya Busasamana. Ubwo rero Madalina twari turi hagati y'ubwo munsi w'ingozi z'Imana, ubwo turavuga tuzakikiweho, naravuga ati tuzafatanya. Ubwo rero niho tuhuriye aho ku Kayenzi dufatanya urugendo. Ubwo Madalina tugeze aho kubwo mugezi, nuko niwe watubwira, avuga ati afite n'ingoni ayishingamo, arongera ayishinga ati hano ntihagufata aho twambukira, afata wa mukobwa akaboko. Ubwo binjyana mu mugezi, tubona aratambutse naratambuka indambwe ibiri, uriya mukobwa aramukurikira, twese turamukurikira. Amazi gabagaje garamuzunguza akamukubitamo, na wa mukobwa yikubitamo. Ubwiye tuvuze ngo ayiwe ngo Madalina nabuneza ngo amazi garabatembaye. Ubwo natwe tuba turi ibihe turagenda. Ubwo rero uriya mukobwa ageze mu mugezi hagati, kubita umuvumba agwa ku ngombe. Ubwo natwe yatujugunya tondera uko turi bane, uyu n'uyu mubyeyi tujugunya ku ngombe, twese tugwa tugerekeranye. Mu kuvayo rero dusanga Madalina yatembye, nuko ubwo bigenda gutyo. None rero Imana yashimiye yuko yamwakira mu bayo, ahari adusabire natwe tuzamusange mu ijuru. Ijambo ry'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Ndi Marigoreti Mirashaho. Ubwo twanaragiye nyine ku bantu bavandimwe babivuze, tugezemo kwaho kuri icyo kipi aho hantu tubaza umusaza wari uhari ati si aya mazi ntabwo ari menshi ngo mwambukira aho twari dusanzwe tunambukira tunagiye kimwe. Ubwo rero bariya bari bari imbere, Magana akashinga imbona ati yewe ati hano ni hagufi, hano ni hagufi. Ubwo n'umuvumba gwagiye kuza burakubita ngo bungana Madalina n'uyu mukobwa ageze imbere, ariko akatubwira ati nubwo turi kugenda ariko ndo tuzagarukana, ntabwo tuzagarukana, muzaza ukwanyu nanjye nzaza ukwanyu. Hari igihe nshobora gutega ubundi mbese ndituze hamwe. Ubwo rero twaragiye akimara kugira ngo iyo ntuza mugo mugezi harya ni mateya rwose, ariko noneho haba hari umuvumba ubagura kubise ubagura mujanye, ariko noneho mukugwamo n'uyu mukobwa, ariko waryama ameze gutyo gufite amasimo tugiye tubone ari guseka ari kudupepera yo twari Madalina. Ubwo noneho natwe tukireba ngo Madalina aragiye na Buneza, Madalina aragiye na Buneza, ngo ariko Mana wabatabara bari ukuzi mbese no gushima Imana ko twe twarokotse umuzaba n'indi. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Dusabe Maria Konsole. Ndavuga byinshi bagenzi banje babivuze. Uyu mukecuru Madalina nje nibwo bwa mbere twari tubonanye, kuko nibwo bwa mbere nayo ngiye ikibaho, navuze ntabwo naje bwa mbere ngende n'imodoka, ahubwo ndagenda n'amaguru, nanjye nkora urugendo rutagatifu nk'abandi. Icyo namubonyeho ubutwari bwo gukunda Imana, gukunda umubyeyi n'umwana wayo. Noneho ni wa mukristo udakora yubitse, we rwose yahamyaga Imana ku mugaragaro. Ntabwo nashidikanya ko Imana nayo izamugirira neza, kandi yarabigaragaje, kuko nkurikije ukuntu numva bavuga umuntu wishwe n'amazi usanga ngo uruzi rwamwambitse ubusa. Twasanze aho yari yahagamye ameze nk'uryamye mu buriri, n'ingutiya yari yambariyeho, ibyo yari afite byose, amashapure ye
ibitenge yari afite n'igitambaro n'uruheterwe byose byari bimuriho. Icyo ni igitangaza kigaragaza yuko Imana yari mufiteho umugambi. Ubwo rero kuba naragiyeho bwa mbere nkagarukira mu nzira, ubwo njye ndabona yuko Imana yari ishatse kugira ngo nzababere umufasha, nzagira icyo nkora kuri uwo mubyeyi, kuko nta matelefone twari dufite. Nyuma yaho numva ni nomero nta n'uwari uri kwibuka inomero z'umuntu mu mutwe, ariko Imana yakoze igitangaza inyibutsa inomero zitishyurwa. Ubwo tubona n'umugira neza dutiza telefone, ubwo turahamagara. Icyo bituma n'ubufasha bwihuta. Nuko imvura yaguye amasaha 4, abayobozi batinda kutugeraho, ariko batugereyeho badukoreye ibikomeye, kuko nta hantu wari utabona aho ubwira, ntiwari wabona n'aho wahamagara. Twibaze ukuntu turarara kuri uwo mugezi hagati y'imisozi ibiri. Imana yakoze ibikomeye kandi yisubije uwayo, ihabwa icyubahiro, nayo mwakire imuze inkoko ridashira. Murakoze. Murakoze kumva ubuhamya bwo ni igihe cyari gito. Turatwara umwanya wo bavukana. Ururimi Maderena nanjye naramumenye mu rugendo rutagatifu Kibeho no mu Ruhango. Noneho turakundana gutyo. Maderena aje iwanje i Kongo muri Goma adafite n'ibyangombwa. Mubaza Maderena, wambutse gute? Ase arambwira imipaka yose ni ya data na mama Bikira Mariya. Arari wanje iminsi 2. Mugaruye kutugeze mu Rwanda, baramubwira wa mukecuru, wanyuze hano gute utafite ibyangombwa? Aravuga, namwe mwahoze muri kureba he? Mufishe ingurumbi, basi Imana yamufashe, yamujyanye aho ishaka, kuko yamukoreye iminsi myinshi. Murambabaye. Murakoze. Nanjye nitwa Bizimana Jean Baptiste, umwe mu bana be. Hari abadahari ariko abahari. Karibu. Hari undi muvandimwe ushaka kugira icyo tuganiriza. Baje guherekeza Mado, iyo tumwita Mado. Ndi kumwe na mugenzi wanjye wimba kujya hino. Turi gurupe yitwa Turabawe, ariko uyu munsi twaje turi babiri, abari ntabwo babashije kuboneka. Mado rero ni umushyitsi wacu, twamenye naje kubera isengesho. Naje ku rugendo nyobokamana ruva i Kigali n'amaguru tujya i Kibeho. Tuhahurira rero, dufitanye amateka nawe, aho twamenyanye Kibeho, ariko byaratubabaje tukibura kumva inkuru, aho turavuga tuti reka tuze tumuherekeze. Rero twaje aha ngaha tuyoboza, ntabwo tumenyeje n'aha ngaha, nibwo Rwanda rwatugeze n'aha ngaha. Turashimira cyane mwese bose mwaje guherekeza Mado. Tugashimira n'abapadiri badutera igitambo cyiza, bose bamuhaye icyubahiro akwiye. Mumufashe tubashimire. Ntabwo twabashije kubona kominikasiyo kugira ngo dufashe abavandimwe be ku cyerekeye ubufasha, ariko twaje twiteguye tubaye n'ubufasha. Ubwo mukuru w'umuryango aza kutwegera hanyuma tubabashyikiriza. Murakoze. Murakoze. Uyu ni mama wacu wo muri Kigali. Umukecuru yazaga i Kigali, yabaga atari iwanjye, yabaga ari kuri uno mubyeyi. Nawe yatugezeho ubuhamya. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Marie Grace Nyirabahizi, naturutse i Kigali ku Gitega. Ndi kumwe n'umuvandimwe. Maria Madarena rero yari umunyarugendo. Twamenyanye mu mwaka w'2000
akora urugendo rutagatifu nyine ikibeho, kuko ikibeho nyine niho dukorera ingendo nyobokamana. Ikibeho rero Mariya Madarena yaje ari umutaramyi wa Bikira Mariya, akabyina nyine, noneho agaca umugara. Noneho rero nkamubwira nti reka wica umugara, ati hoya ndi intore ya Mariya. Nuko Mariya Madarena arakomeza gutyo, yatangiye ubutumwa bwe ikibeho mu mwaka w'2000, umwaka wa Yezu Kristu, nyine yari yubile ya Yezu Kristu. Nuko Mariya Madarena rero dukomezanya igitaramo, nigiye kubona mbona aje i Kigali. Noneho ndamwihisha, naramwihishe. Noneho sinzi uburyo yageze, urabona i Kigali ushobora kwihisha umuntu akakubura. Mariya Madarena rero sinzi uburyo yamenye mu rugo, ngiye kubona mbona arakomanze araje. Noneho ati wanyihishe ariko ndahageze, sinzi icyabimubwiye. Nuko Mariya Madarena rero dukomezanya gutyo, ariko noneho akaba umuntu ukora ubutumwa bw'abari n'abategarugori. Akabwira umukobwa wese wambaye ipantaro, akavuga ati nta mukobwa ukwiye kwambara ipantaro. Rimwe na rimwe noneho nkagira ubwoba, kuko Kigali yose abakobwa bambara amapantaro, cyangwa se ubonye amafaranga wese yambara ipantaro. Noneho akavuga ati kuki mwambara ubusa? Noneho nkagira ubwoba, akavuga namukubita. Noneho yaza akangirira, akarira nyine, nkavuga nti ubwo butumwa ntuzabushobora. Ati hoya narabuhawe, naho ubutumwa bw'abari n'abategarugori. Ngewe navuye kure, nabyiniraga inzoga mu kabari, atari ko nabonye uwo ngomba kubyinira. Ngahora mvuga nti nyamara bazakwica, kubera nyine Kigali aho unyuze hose umukobwa aba yambaye ipantaro. Rimwe rero twari turi kumwe, ari umugore n'umugabo bambaye amapantaro. Noneho rero ati niko umugabo ninde, umugore ninde? Nimumbwire umugabo ninde, umugore ninde? Noneho rero nyine nkumva ubutumwa bwe burakomeye pe. Noneho nkamubwira nti, noneho akambwira ati nta rutugu rukura, ngo uzababwire ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, kandi umwijuto w'ikinonko ugira ngo imvura ntizagwa. Nyine ngo yahawe ubutumwa butatu, nibagiwe icya gatatu. Iyo yabuhabwaga ikibeho rero, burya ikibeho ntabwo tujyayo gusa, Bikira Mariya aratwiyereka. Nanjye ubu mundeba naramubonye, mboneho akanya ko kubabwira ko namubonye. Iyo tugiye ikibeho rero Bikira Mariya aratwiyereka, nuko kugira ngo ntatinda rwose Bikira Mariya amwakire nk'uko yamutaramye. Hari n'igihe agendanaga ishusho rero ya Bikira Mariya, nabonye tumuherekeje ishusho ye bari kumwe. Nuko ishusho rero hakabigiye bamukubita ishusho bakayi noneho nkagira agahinda. Noneho ngashyira umugabo bita Antoine twazanye hano, Antoine akagerageza kuyisana. Abayimukubitanaga rero ni abantu badahuje ukwemera. Noneho nkamutonganya buri gihe, akambwira ati n'ubutumwa nahawe, abagore nibambare bikwize, boye kwambara ubusa, kandi batega ingori, bajye batega umugore ni urugori. Nyine akambwira najya kumva nkumva aransiye ibintu byose. Ubwo rero agakora urugendo buri gihe ahantu hose. Rero uwavuga Mariya Madarena yamuvugaho byinshi. Iyo yazaga i Kigali rero nagira ubwoba, nkavuga noneho nibamufunga ndabigenzana. Ariko rero akavuga ati wigira ubwoba, Yesu ni umugabo. Nyine buri gihe akatsi najya kubona nkabona aragiye, ariko nyine waba ucumbikiye umuntu wambaye ipantaro nawe akagukora akavuyo akakumerera nabi. Yatureraga rero muri ubwo buryo. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Ndavuga mu ncamake kuko byinshi babivugiye, ko no kuvuga incamake gusa. Mariya Madarena yari intore yacu, turayivuze, irigendeye, ariko dushima kuko yatugejeho ubutumwa bwinshi. Nahuriye nawe mu kabugenewe yaje kuhataramira. Ubwo rero njyewe ndi muri diyosezi ya Byumba, muri paruwasi ya Kinihira. Ubwo rero numvishe uko byagenze n'ukuntu yaje iwacu arahataramira, twamaranye icyumweru iwacu mu rugo muri diyosezi ya Byumba, muri paruwasi ya Kinihira. Ubwo rero narabyumvishe bambwiye ndavuga
isegonda banifite n'Imana nayo irajyana ingeze none rero ubutumwa ntabwo nakomeza kuvuga ni byinshi cyane Imana iduhe umugisha. Murakoze. Marcela aranyibukije Antoine papa we ni Gostin yagendanye umubyeyi aho namumenye umubyeyi wanjye wamunyeretse yari afite imbaraga kandi yazisanganye azikomezanyije muri make rero Imana izamwakire murakoze. abana be ariko harimo abari kugira ibyo batunganya ariko haba harimo kugira banyuze rero njyewe icyo meraho ni ugushima baje kudufasha guherekeza n'umubyeyi mama utubyara yaduhaye uburere bwiza adutoza gusenga no kubaha ubu nkaba nshimira kandi Imana imwakire mu bayo. Murakoze. nanjye murakoze abahungu bavuze njye umukobwa uri mu njyenyine n'umuhungu wa mbanye nanjye nkaba gatanu. Rero icyo umubyeyi wanjye namukuyemo ni icyo gusenga. Yakundaga gusenga nkabikunda nkiri umukobwa n'ubu mu rugo nkurikiza gahunda ya mama kuko nabona agasenga hakaba hari ibintu byinshi agenda asimbuka. Ubu rero by'uyu munsi ntabwo twabigaya ni Imana yabishatse kandi twese niho tugana ni umunsi wari yageze kandi mbere yaragendaga kuko yari amaze gukura agatega. Ubwo rero byanunguye ariko ambwiye ngo yategereje bano bavandimwe ngo yavuye mu modoka ngo bagenda n'amaguru. Urwo rugendo rero kumbwira ngo imodoka ngo umugezi wamukubise nabyo byaranunguye ariko ubwo ni isaha kandi nicyo Imana yari yateguye. Yakozwe Sindayigaya Emmanuel inzu umuhererezi mu bana batanu bavugaga ni bikeya ndamuvugaho ibyinshi yarabikoze. Ndasaba Imana izame ingufu n'izo yari afite cyangwa zirenze izo yari afite zose ikivi asigaje zakomereza abana. Murakoze. Amaze kuduha ubuhamya imbabazi mu mirimo myinshi afite diregiteri wa Karitasi ya diyoseze ya Nyundo Kibuye ndagira ngo nahaguruke ongere mubone y'abasuhuza. Ndashimira abasaseredoti bakorera ubutumwa hano twese uko turi batatu Yakoze Madalina wese mubwira ibye ukurikije n'umwanya afite ingana uko yatubwiraga nabo ndabashimira ko baje guherekeza kuri uyu mubyeyi kubera babiri basigaye nabo bahagurukiye mu babone. Padiri Bosco na Padiri Pierre ashimira mwese baturutse hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Nabonye ko baje ari benshi bifuzaga kuza ariko burya igihe yari kutugonga. Nashimira mwese rero naje kudutabara no kudufata mu mugongo n'abakristo ba Mushubati bakomeje kutuba hafi tukimara kumva inkuru mbi y'urupfu rw'uyu mubyeyi bahamagaye ndi ku itabaro ajya muri paruwasi ya Birambo bagiye guherekeza umuvandimwe w'umusaseredoti mugenzi wacu nabo bari bakoze impanuka bahita yitaba Imana. Barimo kumuherekeza nibwo bahamagaye n'umukuru wa paruwasi ya Busasamana bahamagaye arambwira ngo umukristo wawe irarangiye
inzego rero zinyuranye ziradufasha. Ntekereza ko bahageze bagiye gutwara umurambo kujyana ku bitaro, basanze umurambo warangije kugera ku murenge wa Mutumbi. Wahageze byose twabikoze umwumva ni ibintu twafatanyije bibiri gushyingura n'ibyo ngibyo turwana nabyo kuko byose bahabayeho umunsi tuzagerageza. Turashimira Imana rero gukora neza yaduhaye. Ahasigaye b'amahirwe mujyane mu ijuru, abaho Imana mwakire abukire mu mahoro. Cyashimishije cyane kuri Madarina mu buzima bwe bworoheje yabaye mpuzamahanga, bidashingiye ku bindi bisanzwe, kwemera ko afite ishyaka rya Bikira Mariya, ishyaka rya Kiliziya, kandi nicyo yemera akakivuga mu buryo bwe, ariko bishingiye ku ishyaka ry'Imana. Ni ikintu cyiza no gikomeye, bikatwereka ko kwemera kwa Kiliziya ntabwo ari uko abantu b'ibihangane gusa, n'abantu buri wese mu buryo bwe ashobora guhamya ukwemera, kandi bigafasha benshi, bikagira n'akamaro Kiliziya. Nkaba rero isaba umuryango we gukomera, cyane cyane gukomera ku cyo yabasigiye cy'ingenzi cy'ukwemera. Ukwemera ntabwo guta amazi, ariko kuba bakwigisha ukwemera guhuza abantu, ukwemera gutuma n'uwari woroshye akomera. Ni cya gisubizo cya Bikira Mariya avuga ati nyagasani yankoreye ibitangaza. No muri Madarina Imana yadukoreye ibitangaza, umunyamushubati yakoreye Kiliziya ibitangaza, yakoreye diyoseze yacu ibitangaza. Dushimire Imana rero ko niyo yamuduhaye iramushima. Murakoze. Ukwemera Imana yacu kuko ibyaremwe byose ariyo bibereyeho, tugiye guhamba umubiri wagenewe gupfa umuvandimwe wacu. Dusaba Imana izamuzura afite imbaraga, imushyire mu mubare w'abatowe, izamugirire impuhwe igihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, maze azasenderezwe ibyishimo bidashira. Dawe nyir'ubutagatifu, turagushimira kubera abari hano n'abapfuye, kuko washatse kunyakwigendera aba ari we watumye dukoranira hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wawe Yezu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane, kandi ko kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga, yemeza ko tuzabaho. Nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose, tugusaba duhuje ubuvandimwe tuvuga tuti dawe uri mu ijuru, twizera kandi twemera yuko twese tuzazuka. Ni muri uku kwemera ngiye guha uyu murambo umugisha, mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Icyubahiro duhaye Mariya Madarina umubyeyi wacu, bigaragajwe n'amazi y'umugisha n'ububani buteye umubiri we, maze amasengesho tuvuga tumusabira nawe yakirwe n'Imana. Thank you.
abamarayika bakujyane mu ijuru, nugerayo abaho Imana bakwakire bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Duhumuje igitambo cy'Ukarisitiya, gukurikiraho kwerekezaho bateguye buruhukire, ariko mbere y'uko dusohoka mu kiliziya tugiye kubanza kwakira umugisha uhari n'abatagerayo abatajyayo. Padiri rero kuri igitambo cy'Ukarisitiya n'ubundi aradusoza n'umugisha. Ushobora byose n'abaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro ya Kristo. dutakambire umuvano wacu Madalena kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka amushyire mu batagatifu bwanditswe.